Episode yindi iwacu n'ahandi twongeye kubaha ikaze uyu munsi twizera ko icyumweru kiri kugenda kibagendekera neza aho muri abantu mwagiye gushaka agafaranga mukaba muri kugenda mukabona. Uyu munsi tuje tubabwira tuti ewana muyarunde muyashyire ku ruhande ubundi tubabwire business zirimo guca ibintu kandi zitajya ziva kuri top. Iyo uvuze migration cyangwa se kwimukira hari aho bihurira na business. Icyambere ni kumwimukira wese yewe ni yabimpunzi bagiye hanze akenshi bashaka ubuzima bwiza butarimo business nabwo bari nta kigenda. Ikindi mu rwego rundi rusanzwe iyo umuntu yimukiye agiye hanze abagiye gushaka ubuzima kugira ngo umuzamure ndetse buzamure n'umuryango we. Mu mahanga tubyita remittances, amafaranga abantu bakorera bakahereza iwabo gushora imari cyangwa bakohereza bakishurira abana biwabo bavandimwe barumuna, byose byitwa remittances. Kuri uyu munsi rero ntabwo tuje kubabwira uburyo mujya hanze, ahubwo tuje kuvuga uwagezeyo we bigenda bite, amafaranga iyo yabonye yakoresha iki. Ibihugu by'i Burayi na Amerika kenshi usanga agashiro k'umushoramari utakabona akenshi kubera ko byarateye imbere biba bigoye kubona business idea nshya n'ikintu gishya. Umuntu afite amafaranga ye wowe yakora iki bwana Gatsinzi? Ibintu ni byinshi ubwo tubahaye ikaze mu kiganiro. Ibintu ni byinshi kubera ko uyu munsi turashaka kugira ngo tubabwire ku bintu bijyanye na immobilier cyangwa se ibintu bijyanye no gucuruza no kugura amazu n'ibibanza. Iyi ni business itazigira ihomba mu buzima. Reka da yukoze ubushakashatsi iyo wumva ngo abakire ba mbere ku isi burya nangara amafaranga bafite mu cash nangwa aba yafite kuri konti, ahubwo ni imitungo itimukanwa. Iyo tuvuga itimukanwa abantu benshi bumva amazu, ibibanza n'ibindi. Uravuze uti burya ntagara amafaranga bafite kuri konti. Reka da ndetse na banki zibabikiye buriya banki zibika imibare. Abantu bafite amafaranga kuri banki runaka babyutse mu gitondo ngo twese turashaka yacu, banki yafunga igahita itaha. Banki yafunga nayo mpamvu banki kubika amafaranga nayo biba ari ibintu bidasobanutse, nayo n'ibishaka n'impamvu bishaka abantu iyahamo credit kubazayungura bazayasubiza yungutse. Buriya niko banki ikora. Banki yemerewe gucuruza, banki ifaranga rimwe ry'u Rwanda yemerewe kuriguriza abantu 7 kandi ari ryo ryonyine. Banki ubundi ni scam ariko abantu nyine ntabwo babyumva, ni ibintu biri financially complex bisa nkaho bigoye ku muntu kugira byumve. Nayo mpamvu zumva abantu barwanya rambere, ibihugu n'amareta birwanya rambere banyirambere kuko zikora zikagurizanya amafaranga hatarimo n'inyungu. Iyo nta nyungu rero ntabwo igihugu cyo gitera imbere mu bukungu. Uri kubyumva? Ibyo bita wealth creation cyangwa se gukreya ubukire akenshi bukrewa muri credit. Hari umutipe witwa Robert Kiyosaki yanditse igitabo ngo Rich Dad Poor Dad, avuga ko hatariho credit, hatariho gufata ideni ntabwo ubukungu bw'igihugu bwazamuka. Nuko rero ibintu bijyanye no kugura no kugurisha ibibanza ndetse n'amazu, hari abantu bavuga bati ari amafaranga ntabwo twabona ni menshi, kubera ko aba diaspora benshi akenshi bari hanze bakorera amafaranga bakayarya nyine iwabo, ariko bakabura nk'ikintu bayaguramo cyangwa bayakoramo. Kuko gutrusting umuntu nk'umushinga business dahari biragora. Niyo mpamvu umudiaspora cyangwa se umwimukira cyangwa se impunzi aho bari aho mu bihugu bitandukanye muri za Europe za Canada za kibigora kuba yashinga business zamungukira mu gihe adahari atahibereye. Ariko imwe sure deal, ikintu kimwe gifatika no kubagura nk'inzu nyuma y'umwaka byanze bikunze bayongera agaciro. Iyo ni business ikomeye cyane. Inzu rero cyangwa no gukora business ya commission nayo ni business ikomeye cyane. Abantu bajya bazanga ariko ngo ni business natangiza ngo nta mafaranga afite. Ibi uzabyumva cyane hari ukuntu abadiaspora bashaka kujya nko mu Rwanda cyangwa se mu bindi bihugu muri Afrika agashaka ahantu ho kuba ugasanga ibiciro biri hejuru, ugasanga abantu nta namakuru bafite kubijyanye n'inzu kubera ko mu bihugu bya Afrika abantu bafite inzu zabo ntawe ukenera gukodesha, n'abakenera gukodesha usanga akodesha inzu akabamo imyaka nk'icumi ku buryo atabafite amakuru. Aha rero niho umuntu ashobora gutangira business kubera ko buriya nabonye Quick Homes Rwanda nabonye bari abatipe real estate ni company ya real estate tunayamamaza nubwo nta amafaranga yaduhaye irangira abantu amazu. Ese wari uko business ya Quick Home Quick Rwanda riye ni komisiyo buriye abantu reka bumva ukuntu ibintu bya real estate byo gucuruza amazu kuyagura ukanayacuruza ntabwo ari kuyagura kuyashaka ukanayacuruza bumva ukuntu bikora. Ni business ishingiye kuri commission ya kuri commission. So bigenza gute? Ni nk'abakomisiyoneri bakira twara tujya muri quartier za Gikondo
za Nyamirambo hari ushaka cy'abakene ukamusanga ivumbi ryazamutse ati ndashaka inzu y'umuco bitana gati kwereka ukamuha angahe nka 500 wabaga umuhenzi iriya no kudakapitaliza idea kuko byarashoboka ko ayikurangira buri kwezi ko wisuye akavugana na Android ati nzayenguraho 5% cyangwa 10%. Igihe cyose uzayimaramo imyaka nk'itanu. Ibyo rero nibyo abantu bakora. Ushobora gutangira business nta n'igice cyatanga nta gice ufite ugatangira ufite nk'umukiri umwe muziranye cyangwa umuturanyi muziranye akubwira ko ashaka inzu ukabitangira gutyo yabwira ko ashaka inzu akakubwira ngo iyi nzu irashaka 200 y'amanyarwanda buri kwezi nawe ukagenda ugashaka umuguzi ugakoresha social media iki ukayifotora ukayigira neza ku buryo isae ku buryo umuntu azuka muca 250 cyangwa 300 ukabwira yandi ati ayiyongeraho nayanjye byo tunabisinyana mukabisinyana contrat ko amafaranga yongera kuyo igiciro yaguhaye ari uzagifata buri kwezi nawe. Ibyo ni byiza rero ku buryo nk'urubyiruko rugomba kwandikisha business ni ibintu biri easy. Saa tuvuga ibintu byo gusaba visa ugasanga umuntu aramubwira ngo dukeneye registration ya company dukeneye ibi niba akavuga ngo ntabyo mfite kwandikira RDB business ari ibintu byoroshye ari yaze ari urumva hayisaza muri migration so kuba wandikisha business tunafite niyo business ariko ikibazo nta nubwo ruku ntabwo rwandikisha business ikibazo ni business idea no kuyikora kuyidesigninga ku buryo ubona inyungu nk'ubu ugenda bahaye business model niba wicaye muri quartier urumva real estate company tukamwereka iyi business to develop uricaye muri quartier ugiye kureba nyirinzu wenda munakodesha ubwanyu umubwira uti yewe rero mu gihe ushaka umupanga y'ibyo umbwira akaza akarakubwiye yakubwira ukagenda kuri social media zawe ukayifotora niyo yaba ari chambrette cyangwa studio ukayishira hariya ku mafaranga akubwiye ukongeraho ibihumbi 50 ya buri kwezi uri kubyumva neza ubonye umupangayi wa mbere araje mukoranye umusenye kontara na wa munoza na wa landlord nyiri cyondo hanyuma buri kwezi ugiye gufata 50 yawe numva ko yinjiye buri kwezi mu gihe cya kontara niba sinye kontara y'imyaka 2 ubwo buri kwezi 50 none hebyo tubiveho shaka undi noneho nawe bigende gutyo ku buryo ku kwezi ushaka gusanga uri guhembwa hafi 500 ku bantu 10 washize mu nzu bafite kontara y'imyaka 2 kandi nta na kimwe ushora ibintu byose bikorwa na landlord ari kapitali ukora nta na 5 watangije urumva watangije contact com nuko rero bikora nuko bikora iyo business nuko ikora apana njye kuvuga ngo umuntu yakubwiye hari nk'umuntu w'umujene uri mu myaka yacu ushaka kugenda akabona umuntu baturanye landlord akambwira ati wanshakiye umukiriya w'inzu ko ndi kumushaka akumva nta kintu mubwiye paka yagira mu jama ati umva hari haruguru gutangiza akabirorera akumva atari modo akabara yimuhaye akigendera ibyo biterwa n'iki biterwa no kutagira kudashishikara mu Rwanda hari ikibazo gikomeye ntabwo ari gusa ni no muri Afrika hose Afrika yose ifite ikibazo kambahe indi modo inyuma yiyo yawe ari ukuntu uba ufite amafaranga make ndavuga ni ariko urubyiruko rwo mu Rwanda n'urw'i Burundi no muri Uganda dufite ikibazo abantu bose bumva runo rurimi bagomba kumva dufite ikibazo nshaka kuvugana ku cyumva iyo hageze ibi bya siporo dutega amatwi tukayabangura hagira ibintu bya ibirindi bikiri by'umuziki tugatega amatwi tukayabangura ariko wagera ku kiganiro kivuga kuri business n'uburyo umuntu yakungura ubwenge akava mu myumvire njya bukene aho niba hari usanga bagiye ubu ntabwo bazakirika kuri kino kiganiro warangiza umuntu akaza asakoza akabari gutisha umutwe muri diaspora bunyohereza ngo ijana ngo singani ngo atanakubaje n'igitekerezo basi icyo ni ikibazo kiremereye cyane noneho ku bantu bafite amafaranga hari indi business model ibijyanye na immobilier twaze tuvuga hari inzu ziba ziteretse ahantu heza ukabona abantu bose bayikodesha iyo nzu ugasanga irakodeshwa tuvuge nk'ibihumbi 300 y'amanyarwanda niba ari apartment 3 ufite miliyoni yawe no kugenda zose ukazifata wamara kuzifata ugasinyana na nyiri inzu izo apartment zose zifashe ukajya uzishyura ku kwezi warangiza ugahita uterekaho abapangayi bakaza bakodesha wowe cyane ubwo ni ubu nyir'inzu nyir'inzu ntago ajya kwishyuza abantu 10 aza kukureba ari wenyine niba afite n'izindi nzu zose ashobora no kuziguha mu yandi magambo wowe inzu ya mbere ariko ibyo bikorwa muri kontra ugomba kwivugana na nyir'inzu akanakwemerera nawe ugomba kuyikodesha iyo wakodesha wakuyikodesha ibyo siriko ko nyir'inzu abenshi babibire mu business nta mwanya wo kujya kukishyuza bafite erega n'ubundi ni business model nakubwiye n'ubundi ni nyir'inzu azaza akavuga ati ndashaka umuntu undangira abapangayi
kangwa ati iyo nzu rero reka dusanye control zimegewe ndakwiza aho bitandukaniye hano ho wowe urazikodesha zikabizawe ugasinyana nyirizo ukamubwira uti izi nzu nzifashe imyaka 3 ariko gitijyanye n'uva ari say mu modo nubwo bifitano bitandukanye gato kuko nubundi icyo uri gukora uri kubwira nyirinzu ko afite garanti ko buri kwezi agomba kubona amafaranga haba ari umupangaye cyangwa atarimo aho bitandukaniye wowe ni komisiyo guhuza umuguzi n'umugurisha aho bitandukaniye wowe umugurisha ajya kubona n'umuguzi n'umuguzi ntajya kubona n'umugurisha aho urumva ko ari business model yisumbuyeho gato ku mitekerereze ariko mu nyungu nyeka ko burya inyungu zishobora kuzijya kumera zimwe nubwo iya mbere ari wowe uburi nyiri cyondo bayifashe munuza na n'umupanga uzamenya ko hari undi umuntu nyiri inzu azagira ngo ni wowe niko bimeze hanyuma urumva nk'izo business model zirakaze izo zirakaze cyane kubera ko aha ngaha ho nko kuri ya kabiri yo ni wowe uhindura igiciro uko ushaka bashyiraho umuhanda kaburimbo ahakodesha kwa 400 ugahita ubitaho gita kiyongera nawe ubaririje gita kiyongera iyo bigezaho bakazana amashanyarazi bakahazana iki gita kiyongera mubureka ngo urugero uribwa ahantu hitwa Gahanga hari epfo ya Inyanza hari urwibutso rwa Jenoside yakorewe Abatutsi hari ahantu kera hari mu 300 ikibanza 400 nyuma yuko hagiye kaburimbo ijya hehe Bugesera ubu hari muri za miliyoni ntago wakibura munsi ya miliyoni nkenye uri kubyumva so uko hano hazi ibikorwa remezo niko hatera imbere ikiganiro kiraba kirekira bwo rekeje tuzavuga kuri business ya commission urumva mu itangazamakuru uko abantu bashobora gufata ibinyamakuru n'abamamaza bakajya hagati hano hantu ubundi opportunity nizo tugiye kujya tuvugana no muri business reka dushimire umuntu hari umutipe nabonye witwa Gaëlle bavuga ko ari na manager wa Bruce Melody ariko uyu mutipe akora ibiganiro bya business stock market n'ibindi rwose abantu tubakangura kujya bamvuye mutipe kuko nkuko nabivuze muri society z'abanyafrika dufite ibibazo ibihabwa agaciro ntago ari byo duha agaciro abo tugaha agaciro ibintu bidafatika nk'ubu wakumviye business nta muntu numwe iwacu n'ahandi Burundi Kongo Uganda udaturanye n'umuntu ufite inzu uyigurisha cyangwa se uri gushaka abapangaye ubura ide yonyine gusa yo kubagenda ukabikora kandi izi business zikije abantu rware bife Donald Trump ni wafite amazu neza ushaka rero kugira ngo umenye byinshi kuri ibi ngibi ushobora no kutwandikira tukakugira inama reka tunababwire ko hari business dufite iyo ufite business yawe wumva ushaka umushoramari ujye utwandikira twe dufite amafaranga yacu dushobora gushyiraho mu gihe twumvishe yunguka ntago ari ukuza ngo dupfe kuyaguha gusa agomba kudupresenta business model ukadupresenta projet ukadupresenta budget ukadupresenta ibyakozwe kandi dushobora no kugufasha kumenya ibijya muri projet ku buryo dushobora no kugufasha kumenya uko bayandika niba uri serious ku buryo ushobora kutwandikira twebwe tukabanza tukakumva tukavugana nawe hanyuma tukareba kandi icyo tubwira abantu ntago gutangira business nk'izi bisaba amafaranga menshi na capital nukeneye ama miliyoni wabonye ko mu bihugu bya Afrika ububaza umuntu ibintu by'amazu akakubwira ngo ngamazu ngo yarahenze atanafite n'amakuru ugahera mu byo guhenda gusa kandi ahantu hari yarahenze impamvu yahenze nuko yabuze kandi muri entrepreneurship ibintu byo kwihangira imirimo ikintu kiri kubura iyo gishakiye igisubizo cyo kuboneka ubonye amafaranga uranakira nuko tubashimire ikiganiro nahazaza umuntu ufite business nko wayishinze agashaka viza azatubwire kuko nta muntu ufite business nkuko yunguka wayishinze utangiye kuba tubone rugora biza ntabwo bishoboka ariko nuzo ushaka na status ufite nta kintu ukora nta kazi naki ukavuga ko ushaka viza biragorana keretse uje kwiga nabwo bigusaba amafaranga yandi n'ibindi keretse ubonye scholarship naho bundi babigoye iyo nta kintu ukora banza wishakire status yawe hanyuma viza izaza ikurikira ukeneye ibyangombwa rero ushobora kutwandikira aho waba ugeze muri stage yose waba urimo nibona birimo kwanga uri mu bihugu byateye imbere cyangwa se ugiye gutangira procedure turahari kugira ngo niba ushaka ibyangombwa i Burayi Amerika Canada Australia we twandikire kuko nubwo tuvuga ngo amafaranga ntago wabona amafaranga ujye gushira imari wanyu udafite ibyangombwa udafite state so ni ibyangombwa byose waba wifuza ntago ari ikibazo cya status z'ubuhunzi cyangwa se residence yose waba wifuza twe turi abantu bize ibintu bya migration n'amategeko bityo dushobora kuguha impamvu cyangwa tukagufasha gustrictira
mu buryo bw'amategeko ibyo wifuza ukabona ibyangombwa. Byaba ari abanyeshuri bashaka kwiga cyangwa se nawe ushaka akazi mu bihugu byateye imbere, mujye mutwandikira, turahari kugira ngo tubasubize rwose. Sura jean@migration.com cyangwa se twandikire kuri guteranya 49 Umunsi mwiza kuri mwese. Nari Dr. Jean Ngendahimana. Nimwongeye gukora subscribe ndetse no kuba mwa-sharinga bagenzi banyu, kuko ibi ni ibiganiro bifite imbaraga utakura ku zindi YouTube channel. Murakoze, mwiribweho. Mbere na mbere amakuru, urashaka visa, kwiga, gutura cyangwa kuba i Burayi, twandikire kuri guteranya 49 ubundi tukugezeho amakuru n'ubujyanama bujyanye no kwabona visa byihuse. Ufite umwana wawe ushaka kwiga uri Burayi se urashaka ibyangombwa, tugane ubundi tukugeze ku bibazo, tuguha ibisubizo by'ibibazo ufite muri rusange by'imiturire ndetse na immigration ku Burayi, Canada ndetse na Amerika. Inkuru nziza rero yatashye abanyarwanda, ni ubujyanama bwacu, tugane serivisi nziza zinoze ziragutegereje.